twongeye kubasuhuza abakunzi ba Bright TV Rwanda. Nk'uko mubizi tumaze iminsi turi kubagezaho inkuru yitwa Igitambo cy'urukundo. Uyu munsi tuje kuba episode ya 14. Muri episode yabanje twasize Kesi amaze kubwirwa na Ken ko mukunda. Gusa twasize Kesi akiri kubitekerezaho cyane. Arimo yibaza ibintu byose Ken yamukoreye, ari kwibaza igisubizo agiye kumuha. Gusa twasize hari ijambo Kesi agiye kubwira Ken. Twakomeje na episode yacu 14 Igitambo cy'urukundo. Kesi yahise abwira Ken ati, Ken ndabyumva pe, gukunda si ikosa kandi si n'icyaha. Kuba warankunze ndabyumva kandi cyane, kuko twese turi abantu turakunda twanakundwa. Ibyo bintu nta na hamwe dushobora kubicikira, kuko ibyo ni ibintu tuba tugomba kunyuramo mu buzima bwa muntu. Umuntu muzima agomba kuba afite uwo akunda cyangwa se afite umukunda. Ibyo yabuzemo kimwe ntabwo avuga ko ubuzima bwe buri numa. Gusa Ken urantunguye cyane pe, sinari niteze kumva amagambo nk'aya ngaya mu matwi yanjye ku isaha nk'iyi. Gusa Ken ntakubeshye, nkubwije ukuri, nk'uko wafashe umwanya ukabitekerezaho ukiga ku mico yanjye n'imyitwarire yanjye, wabona ari byiza ukajya wabona kumbwira ko nkunda. Nanjye ndakwingize gusaba ngo mbabarira umwanya umpe n'igihe gihagije cyo kubanza kwiga kuri ibi mbwiye, kugira ntazaguha igisubizo nkubutse bikazatugiraho ingaruka twembi. Gusa igihe nzumva ndi tayari pe, ndagusezeranyije nzasubiza ikibazo umbajije, kandi I promise you. Ken yahise asubiza Kesi ati, ntaribi Kesi, abahanga baravuze ati burya usaba ntahitamo icyo bamuha, yewe icyo bamuhaye afata icyo. Ubwo nanjye nk'uko ubinsabye kandi nkaba ntacyo nahindura ku myanzuro yawe, reka nemere icyo nsabye. Ubwo igihe nikigera uzampa igisubizo. Gusa Ken yabivugaga ubona atishimye, mbese ari nko kugira mwikize. Yewe yari azi ko Kesi ari buhite amuha igisubizo kiri aho ngaho. Bisa nkaho yari yiteze ko Kesi ari buhite amwemerera urukundo byoroshye. Atiriwe abanza kumubwira ngo nzabitekerezaho, kuko icyo ni igisubizo abahungu banga hafi ya bose nka 95%. Gusa ko nta gaciyemo twakomeje. Kesi yahise abwira Ken ati, Ken please wibifata nabi, ni ukuri urukundo si ikintu cyo guhubukira. Mpa umwanya uhagije kugira nzaguhe igisubizo kitazatugirira ibibazo hagati yanjye nawe. Kandi umenye ko igisubizo umuntu yatinzeho akabyitaho aricyo gisubizo cyiza ari cyiza. Yewe aho kujya tuzanababazanye kubera umwanzuro naba nguhaye utanyuze, mbabarira umpereze igihe. Ken yabwiye Kesi ati, Kesi ndagukunda cyane, sinaguhatiriza kumpa igisubizo kitakurimo yewe utanabishaka. Reka dutegereze igihe uzumva uri tayari uzambwira. Kesi yahise amubwira ati, urakoze kunyumva Ken. Gusa Kesi nawe yari abibonye ko Ken atanyuzwe. Ubwo bakomeje kuganira, hashize umwanya muto bahita bataha. Ni nako iminsi yakomeje kugenda yicuma, ari nako Japhet igihe cyo kujya ku ishuri cyari cyegereje, kujya kwiga university. Hashize igihe kitari gito dutangiriye iwabo Kesi. Ubwo hari mu masaha nka saa 5 zirenga. Kesi yari arimo ategura amafunguro ya saa 6, naho ubwo Japhet we yari muri salo. Keza we hari aho yari yagiye uwo munsi kuko ntago yari ahari.
Japhet yari arimo areba akamuvi. Gusa arangije yibutse ko Kesi ari mu gikoni wenyine ari kumutegurira amafunguro. Japhet atangiye kwibwira muri we ati buriya irungu ryamwishe, reka njye kumuganiriza. Kuko bari bamaze kumenyerana cyane, yewe birenze cyane. Ubwo Japhet yaje gahoro gahoro ashaka kujyaho Kesi ari kugira amukange, ariko yabikoraga mu buryo bw'imikino. Japhet yasanze Kesi ari mu gikoni arimo akata ibitunguru. Ubwo Japhet yahise amuturuka inyuma ahita afata amaboko ye ayanyuza inyuma ya Kesi, ahita amufata mu nda yahuje ibiganza. Ubwo namwe mutangoye murabyumva uburyo yamufashemo. Ubwo Kesi we yari yambaye agakanzu kagufi cyane, nk'umuntu uri mu rugo nta birenze. Ubwo Kesi we yahise ahindukira yibaza umuntu umufashe muri iyo style. Ahindukira ubona yikanze, gusa yasanze ari Japhet. Ubwo Japhet yahise abwira Kesi ati Kesi ndabizi uratunguye kuko nibwo wabona nkwitwayeho muri ubu buryo. Kesi yahise amubwira ati Japhet urantunguye cyane pe, uzi ko usigaye uzi kwagitinga mu buryo buri romantike nk'abagitere b'amafilimi. Gusa bivuze ari guseka. Japhet aramubwira ati erega Kesi, iyo nkubonye numva nakiga gukora buri kimwe cyose kugira ngo wereke ko nkwishimiye kandi cyane. Kesi ndakwishimira cyane pe ku buryo utabasha no kubona uko wabisobanura. Wankoreye byinshi, nkumva nibaza icyo nazakwitura nkumva ndakibuze. Ubwo Japhet yavugaga gutya kimufashe mu nda muri ya style nababwiye. Kesi nawe yari yahindukiye yazamuye amaboko ye yafashe ku bitugu bya Japhet. Ubwo style bari bafatanyemo namwe murayumva, ntimukangore muri abantu bakuru. Kuko ndabizi abantu musoma story yanjye muri abantu bakuru kandi muzi n'ibintu. Kesi yahise abwira Japhet ati ntuzirirwe wigora ushaka gushaka ikintu cyatuma unyitura. Ahubwo wowe icyizere naguhaye uzakora uko ushoboye kose, uzagisigasire, uzirinde kumbabaza cyangwa kubabaza umuvandimwe wanjye Keza. Japhet aramubwira ati ibyo byo kubikora ni nk'itegeko, yewe ni nko kunywa ikinini nandikiwe na muganga buri munsi. Keza aramubwira ati Japhet ufite impano yo kubana mu buryo bwo kwicisha bugufi, noneho hakiyongeraho n'amagambo meza yawe, ukanahumuriza abo mubana. N'uwakwanga yaba ari icyegera cya Satani pe. Ubu ndimo nibaza impamvu Sandrine yaba yaranze umusore nk'uyu uhagaze iruhande rwanjye, dufatanye gutya. Japhet aramubwira ati erega Kesi, umuntu utamenya kuvuga neza amenye kwicisha bugufi cyangwa kuvuga amagambo meza. Abana n'umukobwa watojwe umuco n'ikinyabupfura nkawe yaba atazigera agira n'inshuti.
yewe yaba atazagira agira n'ikintu azigira ku nshuti ze. Kesi aramusubiza ati ushatse gusobanura iki se Jafe? Gusa yabivugaga aseka dore ko yari afite no mu kanwa heza cyane. Japhet aramusubiza ati nshatse kuvuga ko ibyo nkora byose nabyigiye kuri wowe, kandi uko bucya n'uko bwije mba ngifite byinshi nkwigiraho, kuko ineza yanyu impora hafi. Yewe kandi ibyo munkorera byose nizeye ko mutazigira mubihagarika, niyo mpamvu mvuga ko nzakomeza mbigiraho, kuko ndacyafite byinshi byo kubigiraho kandi byiza. Ubwo Japhet yabimbwiye nawe ubona ari kumusekera, yewe ubona bahuje urugwiro, dore ko Japhet nawe yari umusore mwiza, mbese udafite ikintu na kimwe abuze. Kesi yahise amubwira ati Japhet mbuze icyo narenzaho ku magambo meza umbwiye. Kesi wa mugani yabuze icyo amubwira, ahubwo akomeza kumureba mu maso. Japhet nawe aramwitegereza cyane, buri wese abura icyo yabwira mugenzi we. Ariko burya murabizi umubiri ni mubi cyane, kandi aho umusore n'inkumi bafataniye satani aba ari hafi aho, kuko aba ashaka umwanya wari wose yabakubita mu mutego akabagusha mu cyaha. Uburyo Kesi na Japhet bari bafatanyemo harimo zero distance, bakomeje kurebana batavuga. Namwe murabyumva, abantu bafatanye begeranye ntaho n'imbeho yabona ahantu inyura. Minsi imbeho yarabuze batangira gushyuha, bombi bagize ubushyuhe mu mvugo z'iki gihe. Japhet nk'umuntu w'umugabo byari byamurenze, yewe bari bageze no mu yindi kondisiyo. Ubwo Japhet yamanuye umunwa we agana kuri Kesi. Kesi nawe ni umuntu, yarahumirije, ibyabaye namwe murabyumva kandi murabindusha. Kamwe nk'abantu bakuru murabyumva, gusa njyewe ndi umwana ibyo sinabimenya. Yewe nahise nigira n'isoni mbanza kubareka barangiza ibyo barimo. Ubwo akazi karangiye nibwo nagiye nagaruka, twakomeje ko nta kari gaciyemo. Gusa niba usoma history yanjye uri under 18, episode zikurikira ntuzazisome please. Gusa ndabakanze nta birenze cyane bizaba birimo, kuko murabizi ndi umuntu babwira ibintu biri mu muco, kandi uzwi nkurikiranwa n'urungano rw'abantu bose. Ibyo sinabikora, ko nta kaba gaciyemo muri story yacu twakomeje. Ubwo Kesi na Japhet bakomeje gusomana bimwe biri deep, noneho bisa nkaho byarenze igaruriro pe, hamwe buri wese ari kubona ko bageze mu yindi si, bageze mu yindi mood ishobora kuza kubaviramo indi step kandi itari nziza. Hashize nka 5 minutes, iminota 5 bakiri mu buyobe bwabo basomana. Gusa buri umwe wese yumvaga ari uburyohe, yewe yumvaga atarekura mugenzi we. Kesi hari ibintu yahise atekerezaho, asa nkaho afashe umwanzuro arangije ahita. Icyo Kesi yakoze tuzakimenya muri episode ikurikira. Ese Kesi noneho umwuka byaramwe ni ibiki agiye gukora? Ese ageze ute?
ibya Kayisi na Japhet. Nubwo batari kubishyira ahagaragara ariko bisa nkaho hatangiye kuzamo akantu, gusa ntawamenya, wasanga ari umubiri ushuka benshi, nta birenze bapanga. Yewe baravuga ngo aho umugabo aterera ni naho yitabarira, ariko simbashutse ngo mujye mubikora. Gusa mwibuke Kayisi yabwiye Ken ko agiye kubitekerezaho, ariko se azamura urukundo n'uyu Japhet uri aha? Ntawamenya. Ken nawe nimba agiye guhangana na Japhet umuriro uzaka. Gusa mbabwira ibyo byose mushaka kubimenya, muzakurikire episode zose zizakurikira. Iyi story izaba ndende kandi nizeye ko izabaryohera. Ku bafashe umwanya wanyu ndabashimiye, kandi mukomeza kudukurikira ibintu byacu dushyira kuri ino channel. Mbibutsa ku batarabikora, mukande iryo jambo subscribe riri iruhande rw'iburyo, nurangiza ukande n'inzogera. Ndabakunda cyane.